Ese waba warumvise ijambo bita ChatGPT? Ese waba waruzi akazi ChatGPT ikora? So wumvise ijambo AI, wumvise ChatGPT, kwisobanukirwa birakunanira. Uyu munsi ngiye gusobanura ChatGPT akantu ku kandi. ChatGPT ni mudasobwa cyangwa se ubwenge bukorano bushyirwa muri mudasobwa kugira ngo bufashe abantu gusobanukirwa no gukemura ibibazo bafite, gutekereza no gukoresha ubundi bwenge. ChatGPT ushobora kwifashisha ukora amavideo, ChatGPT ushobora kwifashisha wandika inkuru ya filime, ChatGPT ushobora kwifashisha wandika script, ChatGPT ushobora kwifashisha ukora amavideo, ChatGPT ushobora kwifashisha umwarimu wawe cyangwa se mu bikorwa bigiye bitandukanye nko mu murimo ukora. ChatGPT yakubera umwarimu mu bikorwa byawe ukora. Ese wari uzi ko ChatGPT yumviriza wanga igatata abantu bose bakora cyangwa se bakoresha mudasobwa? Ishobora kumenya ibera mu gihugu, ishobora gukoresha Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Indimi zose ziba ku isi irazikoresha. Wowe icyo usabwa ni idea cyangwa se igitekerezo, ubundi ukacyandika muri ChatGPT igahita igusubiza uwo mwanya nk'uko. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe uburyo ChatGPT ikora. ChatGPT itunganya amafoto, ChatGPT ikora video ikayiguha yose, ChatGPT ikwandikira script ya filime, kwandikira script igitekerezo cyose ushaka. Ese uri designer? Ese icyo ukora? Ese warize? Ibyo wize babishyira mu bikorwa? Baza ChatGPT igisubizo. ChatGPT iragufasha kwanaliza ibyo ukora byose. Reka tudatinze mu magambo wereke uburyo ChatGPT ikora. Tugiye kuyibaza, tumara kuyibaza ubundi idukorere script dushaka. Wowe icyo ushaka irakigukorera. Wowe icyo ukora reka nze nkwereke. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa AI Sample Rwanda Beyond, ndagusaba gukora subscribe, wandike comment, nurangiza ukande like kuri iyi video kugira ngo YouTube isharinge abandi benshi. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, subscribe ya ni ingenzi, kandi ukazatubwira icyo tuzagukoreraho ubutaha. Kanze dukomeze. Nk'ibisanzwe uraza hano muri telefone yawe, ujye kuri Play Store wandikemo ngo ChatGPT. Numara kwandikamo ChatGPT urahita ukanda save. Numara ukanda save urahita uyungukira kuri application ya ChatGPT. Kubera ko ngiye nayikozeho nkayidownloadinga, reka nkwereke izi ni setting zose uri busange muri ChatGPT. Ikora amafoto, ikora video, ikora ibitekerezo, irigisha, itanga advice n'ibindi byose. Rero reka ngewe nyinjiremo wereke ukuntu ikora. Urakanda open umaze kuyidownloadinga. Numara kuyidownloadinga urahita uza muri telefone yawe uyikandemo. Numara kuyikandaho irahita igwingukiriza hano ngo what can help with. Uhite wandikamo icyo ushaka yuko yagufasha. Ngereka nandikemo ngo gute wakora video mu minota 10. Nurangiza uhite ukanda enter bijyemo. Numara ukanda enter, ChatGPT iri kwanaliza igisubizo iraguha. Nimara gukora script ya video, wowe urayikoresha kuri YouTube cyangwa se ahantu ushaka. ChatGPT irizewe. So imaze kwanaliza, reka turebe ibyo itweretse. So isi script ivuga ko kugira ngo ukore video minota 1
nk'amasegonda 10 ugomba gukora short cyangwa se video ifite storytelling, nyine video ifite icyo yigisha abantu kandi ugakora video icukumbuye. Dore uko wabikora mu minota iyo video itangiye, urakora pause cyangwa se uhagarike, kubera ko ntabwo uyu munsi ugiye kubigisha cyangwa se gusoma byose nanditse. Urakora pause usoma inkuru y'uburyo wakora video mu minota mikeya. Iyo umaze gukora script na ChatGPT urayibwira ngo kora translate, wamara gukora translate ururimi ushaka, ubundi ukayishyira muri TTS Maker ikayisoma, cyangwa se ukayikora mu rurimi rwawe bwite. Mu magambo make, iyo umaze gukora script cyangwa se umaze kubona igitekerezo ushaka muri ChatGPT, uyibaza icyo wagikoresha cyangwa se ukayibaza byinshi ku byerekeye n'ibyo ugiye gukora. ChatGPT iragusubiza. Urabona ko nayibwiye ngo translate in English, yayishyize mu cyongereza. Ubishaka nakoresha TTS Maker nkayisomesha aya magambo, nangiza nkakora content, ubundi yo ikata yankirira mu cyongereza. Nicyo TTS Maker ivuze. So reka wowe icyo ukora, ChatGPT uyibaza neza witonze, urandika ukayibaza neza witonze, warangiza kuyibaza ikagusubiza. Igira inshuti yawe. Reka tuyibwire ngo nkorera script y'iminota 10 yanditse mu cyongereza. Leta igutunganyira script neza cyane bitewe n'icyo ushaka gukoresha ChatGPT. Urayibaza, amara kuyibaza igahita igusubiza. So sorry, hano aha nanditse ngo inkore mu Kinyarwanda kitukana kanzibaga, nsubiramo yayindi, ariko ihangane ngiye kuyitranslatinga mu cyongereza. So urabona ko ChatGPT ikintu cyose wayibaza cyangwa se iragusubiza, cyangwa se ufite ikindi gitekerezo wayibaza. Ushobora kuyibaza ati Jenoside yabaye mu Rwanda yabaye igihe ki, igahita igusubiza. Ushobora gukurura no kumviriza, gutata, kumenya amakuru yabereye mu gihugu. Koresha Ikinyarwanda, Icyongereza, irumviriza. Ishobora kumviriza aba content creator, kumviriza amabanga y'igihugu, irumviriza ahantu hose. Icyo ushaka urayibaza, nyuma ikagusubiza. Icyo ChatGPT ibereye. Icyo urasabwa gutegura script yawe neza, cyangwa se ibyo uyibaza, ubundi ikagusubiza. Nukoresha ChatGPT neza uzaba umunyembaraga kandi uzagira amafaranga, isi yose uzayifata. Nukomeza gukoresha ChatGPT nk'inyembaraga, cyangwa se ushaka kumenya, kwiga, gusobanukirwa byose, ChatGPT izagufashamo. Waba wiga math, chemistry, chimie, physique, history n'izindi nyinshi. Ikwandikira title, description, turayibwiye ngo translate mu Kinyarwanda, kubera ko yari yayitranslatinze mu Cyongereza. Ifite credit cyangwa se uburyo bw'ubuntu. Iyo bushize ukoresha Pro, Advanced ya Pro. Ni uburyo bwo kwishyura, ubundi ukajya ukoresha ibintu byose wifuza.
inkuru yacu iravuga ngo she was a humble woman who n'ibindi byinshi. Ndagira ngo ufate pause kuri ChatGPT urebe ibi byose nagiye nyikoresha, urebe aya magambo nagiye nyibaza, nawe yakoresha idea yawe n'igitekerezo cyawe. Njyewe impamvu nayikoresheje mu content creator nuko nzi ko yumva abantu bose ururimi waba uvuga cyangwa se ibyo waba ukora. Ushobora guscrolling ukaza ku ruhande hano ukareba izindi AI nka ChatGPT. ChatGPT ikorana n'amakamba, ikora za fitness workout, icumanyiza, ikora amafoto n'ibindi byinshi. Izi ni AI nyinshi cyane zigenda zitandukanye ziri mu bwoko bwa ChatGPT, nazo ubwazo ni ChatGPT. Icyo nagushishikariza niba uri umu content creator cyangwa se ufite company cyangwa se uri gutegura filime cyangwa se ushaka kwiga, koresha iyi AI imufasha mu byo ukora. Izagutegura script, izumviriza amabanga, izakwereka kode zimwe na zimwe utazi. Niba ugiye gutegura software uraza ku ruhande muri library, so uhitemo image wakoresha. Ariko kubera ko njyewe nagiye gukora image, ubu nonaha ndabivamo image ndayikora mu kanya, ndi kugira ngo nanarize ChatGPT nkwereke uko ikora nawe uzayitestinge. So reka dusubire ku ruhande, nitumara kuza ku ruhande turagaruka, niturangiza dukande kuri turiya tuntu tubiri dusubire ibyo twakoraga. Nitumara kugera mu byo twakoraga tubikandeho. Iyo ifite library cyangwa se ububiko aho ushobora kubika ibyo wacatinze na ChatGPT. Tugiye kubwira ChatGPT ngo impa title ya video, impa title, impa izina rigufi nakita, impa izina na description, minuttage nashyira kuri video majije gukora. Nurangiza ukande save, uhite gutunganyiriza. Dore title, description, page bigufi bijyanye na script twakoreye cyangwa se video twakoze. So ngibi byose ChatGPT uyibaze witonze nk'umujyana. Ready gukora thumbnail ya foto igaragara inyuma kuri cover. Nurangiza ukande save, irahite creatingira image uri kwanalyze. So iri kwanalyze, nimara kwanalyze irahite creatingira image. Urabona ngo get started iratangiye. A lot of people are create image right now, so this may take a bit or notify you when your image is ready. Bari kutubwira ngo abantu benshi bari gukora amafoto, ngo tube twihanganye gatoya turabona notification itubwira ko image yarangiye, ngo bari muri processing. Aha bari muri processing y'image, bari gukora image. So niba iyi video igeze hano ukaba yakuryoheye cyangwa ugashaka kumenya byinshi, kora subscribe, kanda like, andika igitekerezo.
AI igiye kudukura ku mugati, kuko abakozi bamwe na bamwe bagiye kubura akazi kubera ko ibyo ChatGPT ikora nibyo abantu bakoraga muri rusange bize, ariko ku bwenge n'ubuhanga ChatGPT izanye mu bantu, niyo mpamvu tugomba kwibyaza umusaruro. Utayibyaza umusaruro uzasigara. So ndagira ngo following cyangwa se udukurikire ku zindi mbuga nkoranyambaga. Nitwa kuri YouTube ya kabiri nitwa Jonas Official 2, ukandika bifatanye Jonas, ukandika Official ukabifatanya ukadushyiraho 2, ubundi ugahita wemeza. So ndabona image irangiye, image created. Reka turebe image twa creatinze. Hano baratubwiye ngo she waited 7 years then God give. Leta uyikandaho cyane, numara kwikandaho cyane urakandaho cyane ufasheho, numara kwikandaho leta baguha akantu kanditseho download, tukadownloadinga. Leta udownloadinga iyi foto ijya muri galeri yawe uyikoresha ibyo ushaka. Numara downloadinga iyi foto uza udownloadinga application bita CapCut, nurangiza uyikandeho uyifungure. Numara gufungura iyo bita CapCut urete wemera amategeko n'amabwiriza, ujya hano handitse ngo new project. Numara gukanda aha muri new project bamaze kwemeza amategeko n'amabwiriza, urahita winjira bakubwire ngo emeza, uhita ukanda hari handitse allow wemeze. Hano barahita bakujyana mu mavideo yawe cyangwa se amafoto yawe ari muri telefone yawe, utegereze CapCut yazane, uhitemo ifoto ushaka. Numara guhitamo ifoto ushaka gukoresha inkuru cyangwa se ushaka gukoresha ya nkuru twakoze hariya uyikandeho. Numara kuyikandaho urategereza ijye muri telefone, urategereza igume loading. Nimara kugeramo aho ukorera, nimara kugera muri CapCut urahita ukandamo hari hagati wa adjusting kugeza ushaka. Numara kugeza ushaka mu minota ingahe cyangwa se ingahe, ushyiremo sound recorder. Urangiza ushyiramo sound recorder yawe wafashe muri ya nkuru twakoze muri ChatGPT, nurangiza udukanda export cyangwa se editing. Niba mushaka muzabigisha uko bakoresha niba mushaka ko mbigisha uko bakoresha CapCut uzambwire bibafashemo. So numara gukora inkuru ikigezo leta ukanda export. Numara ukanda export inkuru yawe irabirangiye. Nurangiza uyaploadinge ku mbuga nkoranyambaga harimo YouTube, harimo TikTok, Facebook n'izindi. So ndabashimiye mwe twabanye. Amazina yanjye yitwa Jonas. Niba wakunze izi video zacu cyangwa ukaba wakunze uburyo bw'ikorwa, ndongeye ku-exportinga ijye muri telefone yanjye. So ndagira ngo ukande like, subscribe, comment, sharing iyi video kugira ngo YouTube ibone ko izi video zacu zikunzwe, ubundi sharing abandi. Kandi ndabashishikariza kujya muri video kugira ngo musoze. Ndabakunda cyane.
Imana ibarinde aho muri hose. Muri abantu banjye b'agaciro kandi muri abo agaciro. Iyo umaze kuyikora irangiye uhita uyishyira kuri YouTube cyangwa se ku rubuga ukoresha. Ndabashimiye cyane mwe twabanye kandi nkomeje kubashishikariza gukora subscribe kuri channel yanjye. Kabiri yitwa Jonas Official, ugashyiraho kabiri ukabyandika bifatanye. Imana ikomeze kubarinda mwe twabanye. Thank you.